BPR Bank Rwanda yatangije gahunda nshya igamije guteza imbere abahinzi n'aborozi mu cyaro. Aho muri iyi gahunda umuhinzi ashobora kubona inguzanyo yagera kuri miliyoni 10 itagira ingwate ndetse bakagezwa n'ibikorwa by'iyi banki aho bituye. Ni gahunda yatangijwe kuwa 29 Mata 2026 mu murenge wa Nziga, akarere ka Rwamagana, aho BPR Bank Rwanda yagiranye amasezerano y'ubufatanye na koperative Ngwiza Rwanda 34 ihanga imboga n'imbuto, igamije guha inguzanyo abahinzi babarizwa muri iyi koperative. Nubwo iyi gahunda yatangiriye ku bahinzi bo mu murenge wa Rwamagana, bitangijwe ku izigirizwa abahinzi n'aborozi bo mu gihugu hose kugira ngo bafashwe kubona inguzanyo nta ngwate. Abahinzi n'aborozi bashobora kuzajya bahabwa inguzanyo iri hagati ya miliyoni 5 y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'ibyo bahinga. Bagomba kuba bafite koperative runaka babarizwamo. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubuhinzi muri BPR Bank Rwanda, Darusi Selimenti Kuriza, yavuze ko impamvu batangijwe gahunda yo guteza imbere abahinzi n'aborozi ari ukubera urwego rw'ubuhinzi ari inkingi ya mwamba mu kugera ku iterambere n'ubukungu burambye. Yerekanye ko uruhare rw'ubuhinzi n'ubworozi mu musaruro mbumbe w'igihugu ruri ku mpuzantego ya 25% ku mwaka. Yavuze ko abahinzi n'aborozi bakunze gutinya kwegera ibigo by'imari ngo basabe inguzanyo kubera kudasobanukirwa neza inzira bicamo kugira ngo babone izo nguzanyo. Ati niyo mpamvu nka BPR Bank twicaye dutekereza uburyo bwiza bwo gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Dushyiraho uburyo bwohoye abaturage cyane abahinzi n'aborozi. Amakuru arambuye wasoma kuri application ya BPR cyangwa se ukaba warebera hamwe mu makuru igihe ikinyamakuru igihe baba batangaje. Ciao.